Yesu ashimwe, shalom, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, wowe unkurikiye, wowe uje ngo tubane muri aya masengesho, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu rero dusenge, njyewe uri kumva kuri mikoro ndi mama. Reka dusome ingoma ya mbere, igice cya 4 umurongo wa 10. Ingoma ya mbere igice cya 4 umurongo wa 10 haravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati cyangwa ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yayisabye byose. Amen. Tujye gusengera, dushima Imana iduhaye kubyuka amahoro, twiyuhagiza amaraso ya Yesu. Niturangiza turasengera umwaka wa 2026 tushyire mu biganza by'Imana. Uwiteka uko yumviye Yabesi natwe twumvire, aduha umugisha, azaduha umugisha, azabane natwe. Ikiganza cy'ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane natwe, ukuboko kwiza kw'Imana kutuneshereza, kuzatuneshereze, ukuboko kwiza kw'Imana kuturinda, kuturinde, ukuboko kwiza kw'Imana kuzakorane natwe. Haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana kudukorera ibitangaza, turabikeneye. Ukuboko kwiza kw'Imana kudusoreza amasezerano, ukuboko kwiza kw'Imana kandi kudufatire mpiri ibyari bitwirukankanye mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka atwagurira imbago, mu mubiri Uwiteka atwagurira imbago muri byose, mu mubiri misi bifatika, mu mwuka mu kwizera twagurirwa imbago, mu gusenga twagurirwa imbago, mu gusoma ijambo ry'Imana twagurirwa imbago. Ni byinshi, ni henshi. Njyewe nsenga gake hano mu ijambo cyangwa se nkarivugaho bukeya, wowe uricara ugasenga ibihwanye n'umutima wawe cyangwa se n'ibyifuzo byawe, nuko umwuka wera kuyoboye, kubera ko umuntu wese aba afite icyo azindukanye mu mutima we n'icyo ashaka kubwira Imana, ariko ijambo aba ari rimwe wowe ukaryisengera. Ushobora no kubyuka urwaye ukavuga ngo Mana ukuboko kwawe kunkize, kandi muri uyu mwaka tugiye gutangira undinde indwara. Ni urugero ntanze, ubundi ukabibwira Imana. Ibintu nk'ibyo nuko wumva waramutse wowe ubwawe, ngo ukandinda ibyago ntibimbabaze. Uwiteka azaturinde, ni ukuri aturinde ibyago, aturinde amakuba, aturinde mu nzira zacu zose, ingendo tuzakora, aho tuzajya hose, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Haleluya. Reka tubanze dushimire Imana iduhaye umunsi tukabyuka amahoro. Shimwa Mwami, uduhaye kubyuka amahoro, uduhaye umunsi ku buntu n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri mudahemuka, uri Imana yacu. Shimwa, 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 singizwa, shimwa gitare cy'amahanga, shimwa nyiri imbabazi, nyiri neza. Shimwa Mwami, ubwo ko tugushimiye umunsi uduhaye ku buntu, nta kiguzi, turi guhumeka ku buntu, turi guhumeka umwuka waduhaye. Mwami uhabwe icyubahiro, turabigushimiye ko kuba hari wowe ubitanga kandi ukaba wabiduhaye. Ushimwe Mwami ko mbongera iminsi yo kubaho, bakagumya gutunganya ibidatunganyije ndetse no kugushima natwe turimo. Mwami singizwa, singizwa Kristo mwiza, singizwa Yesu wazutse, singizwa Imana iriza ahoraho iteka ryose. Turasenze Mwami, amaraso Yesu natwuhagire, natunyuremo. Nubwo tuba dusinziriye, abantu bari mu itiro, abantu bari mu bitotsi, iyo kure aho naho Mwami umwuka wacu wezwe. Ndawinika mu maraso ya Yesu, umuntu wese umwuka we wezwe, utunganywe. Maraso Yesu apirifiye mu buzima bwacu, apirifiye mu kirere cyacu, apirifiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira Mwami, turaguhimbaje Mwami. Izina ryawe ni ryiza kubw'urukundo rwawe, izina ryawe ni ryiza kubw'imbaraga zawe, izina ryawe ni ryiza Yesu, urakwiriye. Turagushimiye, twakiriye imbabazi zawe Mwami, twakiriye uburinzi bwawe, twakiriye kubabarirwa nawe no kugirirwa neza nawe. We Mwami turasengesha amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo, mubasha bwawe no gukora kwawe Mwami. Ndasenze kugira ngo amaraso yawe tuyinitsemo uyu mwaka wa 2026. Yesu twinitsemo amezi yose 12 kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12, twinitsemo
izi semene zose uko ari 52 tuzinitse amaraso ya Yesu, iminsi yose igize uyu mwaka, amasaha, iminota tubyinitse mu maraso ya Yesu Kristo. Ibitava kuri wowe byose bidukureho, ibitava ku mwuka wera w'Imana biveho mu izina rya Yesu. Ndagotesha uyu mwaka amaraso ya Yesu agota imbere n'inyuma mu izina rya Yesu. Turisengeye Uwiteka uduha umugisha, uduha umugisha, twatuye umugisha muri uyu mwaka, uduha umugisha mu isi y'umwuka, uduha umugisha mu bifatika, uduha umugisha mu bantu, uduha umugisha mu kirere cyacu usukemo umugisha, uduha umugisha mu gusohorezwa amasezerano, uduha umugisha w'amagara mazima, uduha umugisha mwami, uduha umugisha. Duteze ibiganza ku bw'uyu mwaka, turwanire intambara tuzi n'izo tutazi, turwanire hafi na kure, twatuye uburinzi, uturinde mu nzira zacu zose mwami. Kandi ikiganza cyawe cyiza nk'uko yabese bikubwiye twe nitwe uyu munsi, kibane natwe mwami. Cya kiganza cyawe cy'imbabazi, cya kiganza cyawe cy'urukundo, cya kiganza cyawe kimwe kibabarira mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi zawe iyo ukihagurukije, imbabazi zawe tumenya ngo zirahagurutse mu izina rya Yesu Kristo, ku bwa Yesu wazutse. Haleluya. Tugatabarwa tukamererwa neza. Ikiganza cyawe kidutwikire, ikiganza cyawe kitubeho mwami, kibe ku mitwe yacu, igihimba, amaguru n'amaboko. Muri uyu mwaka Yesu uzagenda utwiyereka, muri uyu mwaka mwami uzagenda utwigishiriza, uturinde inyigisho z'ibinyoma, uturinde abanyabinyoma, uturinde ibitavuye kuri wowe, uduhe diserinoma yawe mwuka wera w'Imana. Udufashe tugirire neza muri byose, ukomeze kwiyubahisha mwami mu izina rya Yesu Kristo. Turinde mu nzira zacu zose, turinde ibyago, turinde amakuba, uturinde Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Turishinganishije mu maraso ya Yesu, dushinganishije imiryango yacu, dushinganishije ibyacu n'abacu mu izina rya Yesu. Bitari mu bushake bwawe, bitari mu mugambi wawe, bisibike mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka uduhire, uduhire mwami, uduhire kuruta ubwa mbere, uduhire papa, ni wowe Mana, uduhire mukiza kubw'amaraso yawe Yesu mu bw'igorogota. Urakoze Yesu, turagushimiye. Uyu mwaka ukomeze uganze, wabanye natwe umwaka ushize, urakomeza ubane natwe mwami. Dusengeye iminsi isigaye y'uyu mwaka, y'uku kwezi, ndayinika mu maraso yawe. Inzandiko zari ziroze zatwanditsweho ndazisibye, zanditswe ku miryango yacu ndazisibye, zanditswe mu kirere cyacu ndazisibye zose mu izina rya Yesu. Ahubwo ndasenze mwami, kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, ndasenze Kristo mwiza. Haleluya. Ndasenze mwami Yesu, 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 utumurikishirize mu maso hawe, utugirire neza mwami, utugirire neza, utugirire neza, utugirire neza, utugirire neza, utugirire neza mu miryango, uyigirire neza mu bantu, bagirire neza mu baje bafite abo bubakanye nabo bagirire neza. Kandi mwami turasenze gusohoza amasezerano, sohoza amasezerano yabera mwami. Ubu nyine tukiri ku mavi, utugirire neza, ducuncumureho imvura y'umugisha kubw'icyubahiro cyawe mwami. Ndasenze kugira ngo iki cyumba cy'amasengesho kirindwe uyu mwaka, twongere tukubone mwami, muri assurance yawe, muri protection y'amaraso yawe mwami. Bitava ku Mana, bisutsemo umuriro w'umwuka wera w'Imana, byari biduhagurukiye nsutsemo umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, turwane intambara tuzi n'izo tutazi. Kristo wazutse, komeza uganze. Haleluya, haleluya, amen, amen. Umunsi mwiza, Yesu abarinde. Shalom.